ubwo rero umuhungu yaraje nyine turaganira bisanzwe twivugira Imana rwose turanafashwa yuzura n'umwuka mwinshi mbona ni umurokore mwiza kuko nakundaga abantu buzura umwuka mwinshi mbese numva nta birenze ndamuherekeza ari yambariye na bodaboda navuze ntako disini nakagahungu rwose kuzura umwuka mwinshi mbona nta kintu gatwaye ntaryama nkajya nibaza ntariko se kuko Mana n'uyu muhungu yaba ari we kuko nazabigenzane nkibaza ni koko n'umuhungu umeze kuriya kuko buriya Mana ntabaye we kuko ubu nazajyayo ariko nkavuga nti oya Imana ntago yabikora Imana turi inshuti ntago yampemukira narayisenze ntago yamwaza kuriya ari yo ku rugo hariho nk'atatu inzogi bari baziteye mu gitondo ngo yagiye kuzana umugeni asize bagiye kuzishaka ku Kivumu mbese urumva byari iyo foto nawe uroreye byari ibyondo byari ibintu bitose noneho ngo bakwega amakuru ngo bakavuga ati nimuveho murabibirindura ndibuka ko ngo harimo umusaza wanjye warize ngo ararira rwose abantu barabibona ko yarize nuko ubwo rero ubukwe mbese muri make nuko bwari bumeze mpita mbona Imana yose ko iteye ni umubyeyi utarya abana nabonye iyo ari Imana nziza ni ukuvuga ngo ubwo byararangije ahantu hose barahatwambuye nyine biba birarangiye twumva umuyenzi bawuteye munsi y'urugo undi bawutera ku irembo nyine dusigariraho ariko ahantu Imana yibereye umubyeyi Imana yaduhaye umugisha natwe igenda iduha umugisha tukagenda dukora tukabona biremeye kuko navuye iwacu bavuga bati ntago bizemera ati icyo bikoze ati umugabo we ngo acuruzaga ifata acuruza ifu y'ubugari atazajya agenda ati bacyura agafu k'ubugari nyine barye ati naho ubundi ubuzima ntabwo rwose nta kigenda ariko ahantu naboneye Imana yo ko ari umubyeyi utarya abana ntago yita ku byo abantu bavuze ntago yita ku byo mbese abantu bakuvuga yishatse gukora irakora Imana yaradufashije turakora biremera tukabona tubashije kwigurira umurima tukabona tubashije kwigurira undi mbese bwa butaka rwose bukugeza ubutaka dufite ntaho buhuriye n'ubwo kwa muzehe wa undi wambwiraga yuko isamba atari ya Rufayire mbese twatangira rero tubaha akanya tugiye kubaha akanya musuhuza abakunzi bacu mubibwire babamenye hasigaye dukomeze gahunda. Amazina yanjye nitwa Nyiransabimana Dativa ariko ku izina ry'umubyeyi banyita Mama Dorokasi ubundi nkaba ndi umukristo wo muri ADPR itorero rya Musambira nkaba ndi umuririmbyi muri korali Narada abantu bagakunda kunyita ngo Imana n'umubyeyi utarya abana kuko nkunda kubivuga cyane Imana nagiye nyibona imbere umubyeyi ubwo rero kubera gukunda kubivuga bituma abantu bakunda kunyita ngo umubyeyi utarya abana. None rero Nyiransabimana rwose ugize neza gushyikuza hano hari abantu benshi bajye bagira amatsiko yo kumenya iryo zina amateka y'iryo zina kuba Imana ari umubyeyi utarya abana kandi koko ni umubyeyi utarya abana uruhande rumwe ariko burya buri wese agira icyo yihariye ariko mbere ya byose numva mwabanza rwose mukadufasha mukatwibwira neza ese urubatse ese ufite abana ese utuye ahagana he nibyo wavuze muri mukora ariko tubwire neza hasigaye ibindi byo turabikomezanya. Ngiye ndi umubyeyi ndi nyina w'abana 5 mfite umugabo mu rugo ni mu murenge wa Musambira akagari ka Karengera umudugudu wa Nyarusange niho dutuye. Mvuka ahantu bita Imusumba mu murenge wa Nyarubaka niho kavukire ya umubyeyi mbyara yitwa Mugenzi Rafayire ubwo rero niho Imana yankuye niho yampaye umugabo inkuye nkunda kuvuga cyane ngo ngiye mwene Rafayire ubwo rero nibo babyeyi banjye umubyeyi wanjye papa yitwa Mugenzi Rafayire mama yitwa Nyiramyandagara Eugenie nyine ngaturuka muri uwo murenge wa Nyarubaka Musumba. Ukunda kwirahira Rafayire cyane ni wowe mfura uko ari wowe yakunda kurutabana. Oya ntago ari njyewe mfura ngende umwana wa 8 impamvu nkunda kubivuga rero nibuka imirimo y'Imana nkibuka ahantu Imana yankuye nkibuka ko yankuye kwa Rufayire ubu ngiye nakoze ubukwe ndi umwana wa 8 mu bana tuvukana iwacu batubyaye turi 11 ariko ngiye nkaba ndi umwana wa 8 ubwo rero Imana yankoreye ubukwe nkora aho ngaho kwa Rufayire nyine Musumba
ndi umwana wa munani aba ari ngiye gukora y'ubukwe bwa mbere. Ubwo rero iyo mbyibutse nkibuka ko yankuye kwa Rufayire, muri abo bana ndibuka ko mama yajyaga ajya agatwerera abandi bantu bamutwerereje, ugasanga baravuze ati ariko buriya Bujeni yaba yirirwa yirukankana ibiseke, yirukankana ibyibo, ati buriya abona ateze kuzashyingira ndi. Ubwo rero bigeze aho umubyeyi nawe nyine arabireka, wamutumira nyine ntagira ahantu ajya akiyirirwa mu rugo, kuko nawe yari yaramaze kwakira yuko nyine ntawe azashyingira. Ariko ngewe Imana inteturura mu bandi, ndi umwana w'umunani, ndagakara, ntari mwiza, ntabyibushye, ngewe nkunda ubundi abantu babyibushye, ariko Imana iranteturura yo kubera ko ari umubyeyi utarya abana. Iyo igiye gukora yo ntabwo ireba uko umuntu areshya, ntireba uko umuntu ateye, ntireba uko umuntu angana, ntireba aho avuka n'aho aturuka. Imana rero yiruta abantu, yaranteturuye nyine nkura kwa Rufayire. Niyo mpamvu nkunda kubivuga, burya nta yindi nuko yankuye kwa Rufayire. Nakundaga ubundi nabyirutse ndi umukristo, nakijijwe mfite imyaka 12, ariko sinari nzi ko igihe kizagera ngo nkure, nari nzi ko tuzajya mu ijuru vuba aho ngaho muri iyo minsi. Ariko ngiye kubona mbona ndakuze, by'abagabo byo numvaga bitanandeba rwose, numvaga turimo tujya mu ijuru. Nuko igihe kiragera rero ndakura, nanjye mbona mbaye umukobwa, mbaye inkumi, nkijijwe. Ubwo rero iyo mvuze ngo Imana yankuye kwa Rufayire, ni ibintu mba numva birenze ubwenge bwanjye. Mba numva ahubwo nuko ntigisha ntagira naho nyobora, numva bazampa abakobwa nkajya mbigisha, nkababwira Imana, nkababwira ukuntu Imana iteturura umuntu, ukuntu Imana ikura umuntu iwabo nawe ikamwubakira urugo. Urumva sinari nzi ko bizashoboka, ntabwo nari nzi ko bizemera, kuko byageze aho umubyeyi wanjye nawe nyine ariyakira, yumva ko nyine ntawe ateze gushyingira. Hari n'igihe papa wanjye yampamagaye ari nijoro nyine ndyamye, arambwira ati Muroko, yakundaga kunyita Murokore, ati kingura nkubwire. Ngira ngo ni ibindi bintu yungutse, kuko iyo yageraga nk'ibitekerezo n'ingiye yabwiraga akavuga ati wowe uri umurokore urasenga, ibyo uvuga wowe ubizi. Ubwo rero yarampamagaye, ndakingura, araza yicara ku gitanda cyanjye, arangije aranganiriza, arambwira ati rero mwana wanjye, ati buriya bashobora kuba barakuroze, ati reka njye kukuvuza. Ndamubwira nti ngewe rero ntago bandoze. Arabinyemeza nyine, bwo yarafite impamvu abimbwira. Nari ngize imyaka 25, arambwira ati barakuroze rwose, ati reka nkuvuze. Ngewe ndamubwira nti ndi muzima, akambwira ati nta buzima ufite, ati nta buzima ufite, barakuroze. Ati dore murumuna wawe bataroze we yatweretse ibitangaza. Ubwo murumuna wanjye we yari yarabyaye, oya yari yarashatse umugabo, yashatse umugabo nyine yaranabyara. Noneho akambwira ati rero umwana wanjye, ati buriya iyo umukobwa yabyariraga iwabo kera, ati baramurohaga, ati bakajya kumuroha, ati ariko umwana wanjye siko bimeze. Niba yarashakaga ko nanjye nabyara, ariko ugereranyije n'ibyo yashakaga, kuko yarambwira ati mwana wanjye kugeza ubu ntabwo ariko bimeze, kera wabyaraga baramurohaga, ariko ubu siko bimeze. Ati dore murumuna wawe bataroze we yatweretse ibitangaza, ati wemeye nkakuvuza rero, ati rwose nta kibazo, ati mu mutungo mfite ntabwo nabura ubushobozi bukuvuza. Ndamubwira nti ngewe ndi muzima. Arangije arambwira ati rero nakuvuza rwose, ndamuhakanira. Yumvishe muhakaniye, arangije arambwira ati asikiwe, ati nushaka uzabireke, kuko ubwo icyo gihe yaranganirije nyine abinyigisha, ambwira ati mwana wanjye ubu siko bimeze, ati kugeza ubu Nyakagore rutanya agakobwa, ati Nyakagore rutanya agakobwa, ati nakuvuza. Noneho ndakomeza ndamuhakanira, arangije avuga ati asike, ati nushaka uzabireke, ati ubwo nkoroyemo akamasa nzajyana ku isoko. Ubwo nyine iyo mbyibutse ibyo byose, niyo mpamvu mvuga nk'Imana yankuye kwa Rufayire. Burya niyo abandi baririmbye bakavuga ngo Mana aho wankuye, simba numva ari mu byaha Imana yankuye, kuko nta nibyo nari nagakora, njye nakijijwe nta byaha ndakora. Iyo rero turirimbye tugafashwa tukabyina ngo Mana aho wankuye, njye mpita nibuka ko yankuye kwa Rufayire. Burya mba nyibwira nti aho wankuye kwa Rufayire, umuntu wese ashyiramo ibitero bitewe n'uko afashijwe, ariko njye mba numva nyine aho yankuye kwa Rufayire. Ubwo nayo makuru nyine burya niyo mpamvu mbavuga nti Imana yankuye kwa Rufayire. Si uko wenda hari habi, si uko hari habi, ahubwo nuko yahankuye mu gihe byatunguranye. We yarambwiraga ati nubwo wabyara ubu iyo umwana byaye, iyo umukobwa byaye, kera barabarohaga ariko ubu siko bimeze, Nyakagore rutanya agakobwa. Ubwo rero iyo ndebye nibutse ko yankuyeyo,
nkavayo nambaye ivara, nkavayo abantu bamperekeje, mpita numva nyine birenze ubwenge bwanjye, bigatuma nkunda kuhavuga cyane. Numva nkigize cyane. Rwose mu myaka 26. Ku myaka 27. Nakoze ubukwe njye mfite imyaka 27. Ubwo muri 25 nibwo yambwiye ibyo ngibyo, noneho mpitamera nk'ukangutse. Ubundi si hari sinari nzi ko ndi n'umukobwa. Numvaga ngendera mu kigare cy'abarokore tugasenga, twaba duhuye n'abahungu tukiganirira, tukavuga Imana, tugafashwa, tukumva nibyo, mbese nta kindi kibirengaho. Ubwo rero akimara kumbwira gutyo, ahubwo nahise mera nk'ukangutse, mpita numva ko ndi n'umukobwa koko. Yewe ambwiye ati ngewe nakoze ubukwe, ati nshaje, ati ndi igisaza narashangutse, ati mfite imyaka 25, ati do buriya nyoko twabanye afite imyaka 16. Ubwo rero ahita anyereka ko nyine we yarashaje kandi ko muri 25, ati nta mukobwa ubundi wageraga 25. Noneho mpita numva naramurambiye ahari. Noneho muri iyo minsi n'abantu bakajya batangira kundangira abagabo, abandangiye abadive, abandangiye abaki, nuko ubwo rero nibwo natangiye ahubwo kubwira Imana nti Imana rero noneho ereka uriya musaza ko batandoze, ereka umusaza yuko byibuze nanjye nzakora ubukwe. Ubwo nibwo nahise nsubiza amaso inyuma ndareba, mpita mbona abari imbere yanjye nta bukwe bwigeze bubi wacu, mpita ndeba, mpita mbona ko ubukwe ari ngombwa, ntangira gusenga Imana, ndebwira nti Imana nanjye uzankorera ubukwe, kuko nakundaga kwambara impeta cyane, nk'iyo abaririmbyi bakoraga nka geste bakagira gutya nkabona impeta, nabonaga ku kaboko ari keza, nkahita mbona nanjye nkavuga ngo Mana nanjye uzareke nambara impeta. Ubwo rero nanjye Imana aranteturuye, nteturura mu bandi, nanjye nambara impeta, nanjye ku manywa y'ihangu ntumira abantu, abaririmbyi baraza barabyina kwa Rufayire. Ndibuka ko nakoze ubukwe abantu biriwe barya guturuka mu masaa 3 ibiryo bigishya, barenda bageza nimugoroba saa 11. Ubwo hari uwariye gake ubundi yariye nka 2, kuko umuntu yaragendaga agahagarara akareba hejuru, bamubona bakamuhamagara ati ngwino. N'uwariye n'uwariye akigarukira kirira. Mbese kwa Rafayire bateraniraga, basengeraga muri edini kugira ngo bakwite murokore kandi bumve warimo waracika. Papa wanjye ni umunyagatolika ukomeye cyane. Niwe twajyaga tumwita umudiyakoni, nk'iyo twabaga turimo guseka twaravugaga tuti umudiyakoni wacu niwe wacanaga boje mu kiliziya nyine. Dukomeje ikiganiro cyacu, buri hari abakunzi bacu bashobora kuba bagize ikibazo nababariza. Ese kuvuka mu bana 8, abahungu ababanza bose mwari abakobwa cyangwa hari harimo abahungu? Oya, imbere yanjye hari abahungu 4. Hari abahungu 4. Uvuze nabo bari bishingiye? Bose bari barishingiye. Abandi 4 ari abakobwa? Oya, ubundi wacu havuka abakobwa 5. Ubwo nabariyemo n'abapfuye, hapfuye 3. Noneho inyuma yanjye hari abana 3. Njyewe ndi uw'umunani, inyuma yanjye hari 3. Twari 11. Ubwo bivuze ngo 7 bose bari bishingiye? Hari hishingiye 3. Noneho undi wari mukuru, undi mukuru wanjye nta mugabo nyine nawe yari afite. None se mu buzima busanzwe ni ikibazo cy'icyambiro cyatumaga wenda haba icyo kibazo cyo kwishingira, ko wabaga mu bihe byiza byo gusenga, Imana yakubwiraga ko ari ikibazo cy'igituma nta bukwe buboneka mu Rwanda wawe? Ibyo rero ndakubwira ngo ngiye nabyirutse numva nkirijijwe njya no mu ijuru. Ayo makuru yose nari nyafite, nta nubwo reka nta nibyo narinzi, nabonaga dukijijwe tujya mu ijuru gusa. Abishingira nabonaga bishingira, ibyo sinari nabizi, ntago mbese ibyo najyaga mbitekerezaho ngo mvuge ngo kubera iki bishingira cyangwa se ngo kubera iki ntashaka. Ibyo si byandebaga, numvaga tujya mu ijuru. Ndakubwiye ko kuva umusaza yambwira ayo magambo nibwo nabaye meze nk'ukangutse, mpita mbona yuko ari ikibazo ubwo ibintu mbajije n'abandi bashobora kuba babyibazaho. Ibyo kuba bishingira nta kindi kibazo, si uko wenda bari babi cyane ko ariyo mpamvu, si nuko bari abakene. Wenda hari ukuntu umuryango ubona ari abakene batabona n'ubushobozi bwo gukora ubukwe, ariko twe ntago ariko byari bimeze. Gusa nabonaga bishingira nuko nkumva ndikirijwe nta n'ikibazo.
cyangwa bo bari abakatolika? oya abantu tuvukana rero uretse papa wanjye wari umukristo nyine mu gatolika, abandi bo bari abantu babyuruka bigira za Kigali, gusa gaheruka uko iwabo bakamubatirishije ari uruhinja akahabwa ukarisitiya kuko byabaga ari inshingano z'umubyeyi, agakomezwa, yamara gukomezwa ntasubire mu kiliziya. Ubu ugasanga abantu baho ngaho gusa babarirwa mu idini rya kavukire ariko utamubaza mu misa. Rero numva wakomeza noneho tugeze mu mwanya nyirizina wo kuba watumara amatsiko, ni nabyo warasenze usenga Imana irakurengera, nubwo iby'urugo utagisengeraga ariko Imana yo burya yabonaga ko ukuze kandi igihe kigeze cyo kugira ngo ushake cyane. Ese ubwo abaturage muri quartier uwo munsi w'ubukwe mu by'ukuri wenda bumva bwa mbere ngo baraza gusaba cyangwa gufata irembo muri make, ese ubwo wumvaga umeze ute? Jewe rero numvaga ari ibisanzwe bijyanye n'uko ubwo muri iyo minsi nyine nibwo nahise nkanguka numva ko gushaka umugabo ari ngombwa, mpita mbona ko hari mu ijuru dushobora kutazajyayo vuba, mpita mbona yuko ubukwe bukenewe, mpita mbona yuko ubukwe ari ngombwa, ntangira kujya nsenga nkabwira Imana nti Mana nanjye uzankorera ubukwe, kugeza ubwo ubundi njyewe nkiri iwacu najyaga nkunda gutera amakorasi cyane, nubwo ubu ntakibibasha, nateraga amakorasi cyane, haba ari nk'umuntu wakoze ubukwe akaba naturuka ubukwe burangiye ntera amakorasi nkageza dusoje. Noneho rero igihe kimwe nza gutera ikorasi, hari agakorasi kari kagezweho icyo gihe kavuga amazina y'abageni, kakavuga ngo ntimwadukorere isoni muri abana beza. Icyo gihe rero ndagatera rwose, abantu barabyina, abantu barishima, ariko ngo haza kuvamo umuntu w'umukobwa wari warabyariye iwabo ngo aravuga ati ariko se buriya ati dative aravuga kuriya tatu ati niba n'ababyariye iwabo ati buriya se wazabona n'umutera inda. Ubwo rero nza kubimenya ariko numva birambabaje, nza kubwira mugenzi wanjye twasenganaga, mubwira ayo makuru, arangije arambwira ati sha ati ngwino tujye gusenga Imana idukoreho igisuzuguriro cya Satani. Ubwo rero turasenga, nyuma yabwo tuza gukundana n'abantu b'Icyangugu, tuba inshuti tujya kubasura. Ngiyeyo nibwo bwa mbere Imana yambwiye ko igiye kuzankorera ubukwe. Nagiye Icyangugu, Imana imbwira ko izankorera ubukwe, mbwira mbese amakuru menshi y'ukuntu nzakora ubukwe nuko. Ubwo rero birangije nyuma rwose ntabwo urukumva umusaza twaganira icyo kiganiro ku myaka 25, ndasenga nandika agapapuro. Icyo gihe nahise nandika agapapuro mbwira Imana nti Mana uzambabarire nanjye uzankorera ubukwe. Mpita mfata amakuru yose ndayakusanya, iyo bajya babwira waba Jeniya ukuntu nawe atakijya mu bukwe, mpita mvuga nti Mana uko biri kose nawe ukeneye gukora ibi bintu bivuga wumva. Ubwo rero ku myaka nka 26 mu mwaka wakurikiyeho nibwo twasuye abo bantu nyine, Imana ihita impa amakuru y'ubukwe nuko. Ubwo rero njye numvaga nyine ari bisanzwe, Imana isohoje ibintu yavuze. Noneho rero ubwo ku munsi wo gusaba abantu bari benshi, haruzura, abantu baza kureba, urumva ubukwe bubaye bwa mbere mu muryango, mbese abantu bari benshi cyane bikabije, ibiryo ari byinshi. Ariko nubwo byari byinshi byonye mvugana n'Imana n'umubyeyi utarya abantu, hari ibintu byinshi nibuka. Nk'ubwo uri kumva icyo kirori cyagombaga kuba gishyushye, ikirori cyo ku mwana wa mbere mu bana 8, urumva niba ari n'ubushobozi bwose bukusanywa bwari kuba nta handi bwagiye, bwari kuba buhari. Ariko utangazwe nuko ubwo mu bintu byose byakoreshejwe nta kintu na kimwe wa mubyeyi wanjye habe n'ikiro cy'umuceri yigezamo, cyangwa se nawe ubwe ngo avuga ati mfite abashyitsi, mfite ikirori, ngo abone ko ari ibintu biri ngombwa. Kandi yaratumiye akajya agenda akanarara ahantu kure, agatumira akagenda akanarara, akavuga ati umukobwa wanjye azasabwa. Ariko habe yewe ngo yampaye wenda n'inusu y'amavuta, ngavuga ati iyi nusu ibi mbese amavuta azakenerwa, oya ntayigeze ampa, kandi azinga ubukwe burahari. None ako kantu uraza twatubwira ahantu wagahereye ujya gushakira igisigo Imana, uyibwira ko ari umubyeyi utarya abana, uraza kutubwira ukuntu wagatekereje, kandi mbona ari izina wihariye rwose. Icyo kintu mu bakunzi mu cyumve neza uyu mubyeyi, iri jambo rimubamo cyane, ariko tubigira amatsiko mu mwanya araza kubitubwira. Ahubwo dukomeje reka tugire ikintu tukwibarira. Ese watubwira neza, wari wagiye gusengera Icyangugu, uyu mugabo wawe
mu by'ukuri ko adatuye Cyangugu atuye muri Musambira, mwahuriye he, mwamenyaniye he ko kandi wari utuye Musambira? Ese Imana yamuzanye ite kugira ngo isezerano ry'Imana risohoke? uyu mugabo rero ukuntu byagenze, ubwo nagiye aho ngaho nyine Cyangugu, hari umuhungu twari inshuti, njyewe iwacu nyine urumva ni Musumba, njyewe nakoreraga ahantu i Muhanga. Kubera ukuntu nari umukobwa ubundi numva niyubashye, nkumva kuba narasenze nkumva nta gaciro ubwabyo, nkumva mbihaye agaciro, kandi nabonaga ntari umukene ku buryo nashaka umugabo w'umuturage, numvaga ntazashaka umugabo w'umuturage, numvaga ntazashaka umugabo udafite amafaranga mbese. Ubwo rero byo gushaka abantu b'abaturage numvaga bitandeba, ariko ngiye gusenga, ariko abantu twari kubasura nyine turabasura. Ubwo rero birangije nibwo umuntu yagiye mu buhanuzi, abarahanuye nyine yavuze ukuntu ngiye gushaka umugabo, ariko arangije arambwira ati muko ati mbonye ukoze ubukwe, atari ko mbonye umuhungu aza kubikubwira, ati mbona urebye hirya, ati wabyibuka ukongera ukareba hino. Ndangije mbwira Imana nti rero Mana, ubwo niba ndebye hirya ubwo ni umukene, njye sinkunda abakene, Mana uzambabarire rwose ntuzampe umukene. Ikindi kandi ubwo hari mu gihe cya gacaca mbona abantu bafungwa, ndangije mbwira Imana uzambabarire uzandinde umukene undinde n'interahamwe. Nkavuga nti buriya ari umugabo w'interahamwe ntibazamufunga ngasigara njyenyine, ntuzandinde abagabo bameze batyo. Nuko ubwo rero Imana irangije, ubwo navuga nti uzambabarire, ubwo niba ndebye hirya n'umutindi rwose. Ubwo umuntu ahita ajya mu buhanuzi nanone aravuga ati njyewe Imana nta batindi ngira, ati ni umuhungu utarigeze yiyanduza, njyewe Imana niwe nzaguha. Ubwo rero ntago twigeze, nta nubwo nari muzi, nta n'igitekerezo, ubwo nikomereje ibyo nari ndimo. Nuko ubwo rero nyuma mu minsi mikeya nibwo umuntu wo ku wundi mudugudu yambwiye ati rero, ati hari umuntu wambwiye ko azaza kugusura. Ariko ibyo sinabitekerejeho, nta nubwo rwose reka nabyibukaga, kubera ko iwacu nubwo bari abanyagatolika bakundaga abarokore cyane, hajyaga haza abarokore n'abantu nk'ijana cyangwa iry'itanu, bakarara tukarara dusenga tubyina, nta kibazo babigiragaho, bumvaga ubwo abarokore basenze ahubwo ibintu bigomba kwemera. Ubwo rero uwo muntu ambwiye ati hari umuntu uzaza kugusura. Rero ubwo nkiri iwacu nari umuntu ukaze, hari impano najyaga ngira no kubu ntazi iyo zarengeye, zatumaga abantu rero bankunda bakankunda. Ubundi kera nuko hari sinzi, iyo nsomye biransanga abantu bose ibintu byose byaragendaga bigira igihe cyabyo. Kera nakundaga nko kugira nk'ibintu byo kwishurirwa cyangwa se kwerekwa, nkaba nahishurirwa nk'umuntu nkamenya amakuru ye. Nuko ubwo rero byatumaga rero abantu bankunda cyane, bigatuma iwacu abantu bakunda kuhaza no kudusura. Nuko ubwo rero bambwiye rero ko umuntu ambwiye ko hari umuntu uzaza kunsura, ngira ngo nabo ngabo, ngira ngo ni bene abo. Bituma rero ntanabyitaho. Ubwo mba mu rugo nyine ndamuga nta kibazo rwose uzamubwire ko ari karibu. Ubwo ngiye kubona mbona haje umuntu w'umuhungu, ariko nabwo sinabitindaho, reka ntabwo byigeze binkerereza. Numvaga ko nyine ari umurokore twakundanye, wenda twahuriye nk'ahantu tugakundana, kuko hari igihe najyaga nkundana n'abantu simenye igihe twakundaniye, wenda niba ari iteraniro nabayemo umuntu akazambwira ati naragukunze, ubwo tukaba turakundanye, nashaka umugabo cyangwa umugore ibyo ni akazi ke, cye twarakundanaga. Ubwo rero umuhungu yaraje nyine turaganira bisanzwe, twivugira Imana rwose turanafashwa, yuzura n'umwuka mwinshi, mbona ni umurokore mwiza kuko nakundaga abantu buzura umwuka mwinshi, mbese numva nta birenze. Ndamuherekeza ari yambariye na bodaboda, simbizi ubwo kuntu byitwa, gusa yaje iwacu yambaye bodaboda. Mbese ubona reka noya, nta nubwo natekerezaga ko umuhungu yatinyuka kunkunda. Yaje nk'umuntu nyine wiyizeye gutyo, bitangira ngo ni umurokore waho ngaho uje tuvuga Imana mbese. Ariko mwinshi kuko nakundaga abantu buzura umwuka mwinshi, navuze ntako disi nakagahungu rwose kuzura umwuka mwinshi, mbona nta kintu gatwaye. Ariko mu buryo nk'ubwo bwo kuzura umwuka nyine no gusenga. Nuko ubwo rero birangije ndanamuherekeza rwose, ndamuherekeza kuko ahantu namugejeje kuva iwacu ugerayo ni nko mu minota nka 30 cyangwa se 40.
tuvuga imana rwose numva tuvuga imana ubundi imana tuyiziho ibintu byinshi ubwo rero nibyo twavugaga mugeza muri urwo rugendo rungana rutyo nta kumbwira wenda ngo turi inshuti nta kumbwira oya ubwo rero mu gutandukana yaranansezeye aranagenda ageze nk'ahari hirya arambwira ati ariko rero ati uzasenge ati nasenze imana ati mbwira ko ari wowe tuzabana ahubwo nsubira inyuma kumubaza ayo makuru nsubira inyuma ndamubaza nise ntingo ikintu ngo ntihanyuma se ntangira mbese kumera nk'umuntu umushibotoje ariko nawe yanyuma amakuru ahita nigendera ahubwo ngende ndamukurikira kugira ngo ibyo bintu abimbwire noneho nshatse kumubaza mbese nkumukurikirane namupinge mwereke ko atari byo ariko we ntibyamukerereza aravuga ati yewe ati nyine tuzasenge yabivuze agenda ati wowe uzasenga imana ati niba byaraturutse ku mana bizemera ati niba byaraturutse ku bantu nyine ubwo ntibizakunda ahita nigendera nsigara nibaza suriya ntuwaye noneho ariko ndonyansubira ndamubwira ntise ntihagarara nkubaze none se ubundi ntigisubizo ninakibona nzamenya witwa nde ntiko izina ryawe nzi ari rimwe ubwo yaranansuye ntitwanibwiranye yaraje tujya mu yaraje tujya mu biganiro gusa ariko hakaba hari ahantu nigeze namubona rimwe ari kumwe n'undi muhungu bari inshuti basuye umukobwa nawe twari inshuti noneho arambwira ati uzaze mfite abashyitsi ubwo icyo gihe nagiyeyo gutyo nabo ntabwo bari baje kurambagiza ko ari ukwissuranira by'abarokore nyine bya bindi bya kera bagiraga urugomo ubwo baraje barasenga baranabyina rwose ndibuka ko umuhungu yavuze ati tugiye kuririmbira ahangaha ati ku buryo ati nihazaba n'itongo uwo mukobwa yari imfubyi ati ku buryo nihazaba n'itongo ati n'umuvumo uzahamera n'igiti icyo ari cyo cyose kizahamera kizavuga yuko haje abarokore ubwo twarahiyesaguye turabyina nyine mbese byaho ngaho by'abarokore turigendera ubwo niho namenyeye izina rye ariko naryo menya rimwe ubwo nyine twese turigendera nyuma rero ubwo nibwo nibutse ko yitwa iryo zina ndangije nsubira inyuma ndamubaza nise icyo gisubizo ni nakimenya nzamenya witwa n'ubundi irindi witwa nde ubwo aranyibwira arangije arambaza ati se wowe nawe ko nzi rimwe irindi witwa nde nanjye ndarimubwira ubwo turigendera ariko ngenda mvuga ntariko abarokore n'abagome we ntabarokore ni babi ntiburiya ko kuriya muhungu bamubeshyeye iki mbese mpita numva ko bamuhanuriye bamubeshya ndavuga rwose baramuhemukiye buriya kuko umuntu wamubeshye ko nabana nawe kuko ntiyamuhemukiye nuko ubwo nditahira nyine ariko bya bindi umuhanuzi yambwiye nagiye icyangugu byarabaye ubwo naragiye ndaryama naryama nkajya nibaza ntariko se kuko mana n'uyu muhungu yaba ari we kuko nazabigenzane nkibaza ni koko n'umuhungu umeze kuriya kuko buriya mana ntabaye we kuko ubu nazajyayo ariko nkavuga ntiwaya imana ntabwo yabikora imana turi inshuti ntabwo yampemukira narayisenze ntabwo yamwaza kuriya mbese ubwo ngahita niha amahoro nkumva ko atari we ariko nakongera kuryama nkibaza ukuntu byaba byaraje nabyo nkumva bimbujije amahoro nkongera ngahindukira nkongera nkibaza ni mana kuko ntuzampemukire nuko ubwo rero ubwo uko byaje nubwo nyine yarasenze n'ubu sinjya mubaza ngo byawe wabigenda ute ngo wasenze ute ngo imana bikubwire he nta nubwo akunda kuvuga amagambo menshi sinjya mbyinjiramo nyine nuko ariko ngo yari yarasenze hari igihe ujya utubwira ukatubwira ko wasenze imana yisaba ibintu byinshi ariko ukayisaba n'umugabo wuzuye umwuka wera cyane mu by'ukuri ubwo urumva nubwo yaje yambaye bodaboda mpamya ko uko biri kose kuba yaruzuraga umwuka wera nk'uko wabishakaga cyonyine cyari gutuma umwemera rero njyewe nubwo nakundaga abantu buzura umwuka wera narabakundaga pe narabakundaga cyane kuko hari abagabo twajyaga dusengana b'ahantu Ishyogwe noneho bakuzura umwuka mwinshi hari umwuka twajyaga twita uw'abagore abo bagabo buzuraga umwuka mwinshi mbese bagatengurwa cyane kumva n'amagufwa arakomangana noneho tukajya tuvuga tuti sha bariya abagabo barakijijwe tukavuga tuti imana nujya kuduha abagabo ukabona twakuze uzaduha abagabo buzura umwuka mwinshi nk'uw'abagore umwuka buzura bagashwanyagurika ariko uko nagendaga nkura ibyo sinibukaga ko nigeze nabivuga numvaga nshaka umuntu w'umukire ufite amafaranga kandi wuzura n'umwuka mwinshi kuko twajyaga tuganira n'abantu cyangwa se n'Imana yabikugiriye neza nk'uko ukaza kubona nk'ikibazo kiri mu rugo rw'ahantu ukabona birakaze bigatuma
numva gushaka umugabo ukijijwe cyane ari byo byiza, nkavuga nti nubwo wenda twajya twiyuzurira umwuka twajya twiryamira nubwo twaba tuburaye, nkumva ko nta kintu byaba bitwaye. Ariko ko nagiye nkura naravugaga nti Imana uzambabare ntuzampa umukene rwose, n'abakire barahari kandi bafite amafaranga banakijijwe, nkumva ibyo abakene nari narabivuyemo nari narabirenze. Ariko Imana yo nta jambo tuvuga ubundi rigwa hasi, byose barabibitse. Dufasha tubwire se izina ry'umukunzi wawe ari we mu bantu wese yaba yitwa yitwa Dusabeyezu Dominique. Ibyo bikunda kubivuga cyane. Ndabivuga kubera inshuti nziza. Ni ukuri kw'Imana. Sibyo ko n'umugabo wawe umenya ari inshuti yawe nziza cyane, kuko njya numva umuvuga cyane. Abantu baba muri Korali Narada cyangwa abakunzi ba Korali Narada cyangwa bateranira kuri Paruwasi Musangira baba bazi uyu muntu Doruka rwose, mama Doruka bakunda kwirahira Dominiko cyane kandi akavuga mene Rafael. Ibi bintu rero numva ko hafi ya benshi barakuzi. Yego. Ikindi kintu rero cy'amatsiko tugiye kubaza, ese ubukwe nubwo tutabugezemo watubari ukatubwira isura y'ubwo bukwe ukuntu bwari buhagaze, ko wagiye utanga ubukwe bw'abantu benshi, wasengeye abantu benshi, abazaga mu rugo, abantu wagendaga ujya ku misozi ujya kuvuga ubutumwa, mu by'ukuri ubukwe bwari buhagaze gute? Njyewe rero nakoze ubukwe bwiza, nta kintu nashinja Imana. Mu gihe cyabyo mu mwaka nabukozemo ntabwo nakoze ubukwe buri munsi y'ubw'abandi, kuko nakoze ubukwe ibintu byose nari mbifite by'umugeni atahana. Ndibuka ko nagiye njyewe ubwo nsenga harimo amakuru menshi cyane kugira ngo mwemere, nabyo byabaye ibintu bikomeye cyane. Ariko ndibuka ko rimwe Imana yambwiye iti wowe uzandika ibintu byose ukeneye ku rupapuro byandike, njyewe Imana nzabikwihera ku munota wa nyuma nzategeka babizane. Ubwo rero ibintu byose hatabuzemo na kimwe naranditse. Ibyo nshoboye urumva Imana niba ariyo dukorera iguhaye uburenganzira ikakubwira atandika ibintu byose, nanditse ibintu byose ndabyandika, ibyo numva nshaka ndabyandika. Ubwo rero igihe kigeze mu gihe twagiye mu rukiko ari kuwa gatanu, ndibuka ko muri iyo minsi bazanye inka kwa data bukwe, bakaga inka ntago batangaga amafaranga, inka bayizanye umusaza arayanga, aravuga ati reka ati buriya bushita se, ati buriya bushita, ati inka zabaga kwa Kabanuka zabaga kwa Ngerageza, buriya bushita niba busubizeyo. Inka arayanga, ayanze rero umusaza wanjye umwe aramubwira ati rero muzehe bagira ngo nawe nta kigenda, kugira ngo ukeneye korora inka kuyaha inkuru zifitiye nta kibazo, ati ahubwo yihorere ninapfa twebwe tuzacukura tuyitereho insina, tuzajya tuvuga yuko twahahambye inka twakoye mushiki wacu. Ariko niba bari abantu nta kigenda bakazana kariya kantu nawe ukakanga, bagira ngo n'ubundi waruteze korora aribo bakoroje, tiyemere nta kibazo. Nuko ubwo rero inka barayizana nyine, ariko Imana iha n'umugisha irakura. Ubwo bushita nyine yavugaga ati buriya bushita reka. Nuko ubwo rero igihe kiragera, mu minsi y'ubukwe birasatiriye, ariko mbese bigeze aho ngaho baranambwira ati uriya muhungu se, umuhungu w'umukene kuriya. Ubundi ndibuka ko musaza wanjye umwe yampamagaye arambwira ngo ubwo bari mu nama y'ubukwe, arambwira ati njye nari nzi ko uri umukobwa uzi ubwenge, ati buriya nari nzi ko uri umukobwa uzi ubwenge, ati ibintu wakoze rwose ntago nabiteganyaga, ati ngiye ujya kumbwira ko ushaka n'umugabo, simba narakuburiye umugabo mu bahungu b'inshuti zanjye. Nuko ubwo nyine banyerekaga amadefo menshi, kuko umusaza yajyaga aza mu rugo akababwira ibintu byinshi nyine. Ubwo data bukwe bakavuga ati reka uriya ntago ari umusaza, uriya ntago ari umuntu. Hati umusaza se, ati umara kunywa inzoga akavuga amagambo urwanga rukaza ukagira ngo yahekenye imyumbati, ati none uriya mugabo uzashaka yaba ameze nka se wazabigenza uti? Ati reka mwihorere. Bigeze aho ngaho ubwo nyine urumva bari bakuri kugoragoza inama ubukwe n'ibiki byose bagira ngo babone uko bampa ibintu. Bigeze aho baravuga ati hoya, ati nta n'ibyo tukimuhaye. Ubwo rero hari umuntu wari waraje abaha amakuru, urumva ntago twari duturanye, abaha amakuru arababwira ati rero buriya ati n'umugabo wa Dativa n'inzu yubatse nta kigenda, ati kugeza ubu ngubu urumva ubukwe bwari buzabe kwa gatanu,
bwari buzabe kuwa gatandatu kandi ubwo hari kuwa gatanu. Ati se ko batubwiye ko nta n'inzugi ziriho, ati ko nta n'igikoni gihari, ati none ubwo ngubwo arashaka ibintu byo kumaza iki, arashaka ibintu se byo gushyirayo, turagira ngo dushore amafaranga tugende tugura ibintu nibirangiza bazabyibe. Ati reka reka. Nuko ubwo bamera nyine nk'abandetse kandi ubwo hari kuwa gatanu twavuye mu rukiko ubwo, ariko kuko Imana yari yarambwiye ati ku munota wa nyuma nzategeka babizane. Ubwo iyo nama yarangiye nta kintu kivuyemo, nta n'uvuze ati wenda nzatanga iki, nta n'uvuze iki, reka reka ubwo birarangira. Ariko buke kuwa gatandatu mu gitondo nyine tuzakora ubwo kuwa gatandatu, kandi ubwo nta kintu na kimwe nari mfite, nari ndaho ngaho gusa, ariko mvuga ngo Imana nyine izabikora kuko yari yarambwiye ko ku munota wa nyuma. Rero njye niba hariho abantu bagira kwizera, njyewe ndizera nemera ko n'ibidahari Imana yabirema nkaho tuvugiye habikemera. Nuko ubwo rero bwarakeye mu gitondo nawe ubwo nta makuru yigeze ampa, musaza wanjye umwe nari nararanye n'umukobwa nyine wamperekeje. Buracya mu gitondo araza arampamagara arambaza ati ubundi hari urupapuro wanditse rw'ibintu ukeneye? Ndavuga nti ndarufite. Ati ruzane. Ndarumuhereza ararureba, arangije arambwira ati rero ngwino tujye i Muhanga tujye guhaha. Ubwo nabwiye wa mukobwa ntitugende. Ubwo musaza wanjye afata undi nyine nanone murumuna we aramubwira ati fata igare tugende i Muhanga. Ubwo twagiye duhaha, yagiye ahaha areba ibiri kuri rwa rupapuro, ahereye ku rupapuro arahaha, bigeze aho akabona hari n'ibyo ntanditse, akambaza ati se ati ibi kutabyanditse ntibyo byihore ntago mbishaka, n'ibindi nkamubwira nibyo ntago ari ngombwa. Nuko ubwo ibintu byose uko nari narabyanditse arabimpahira nyine. Nuko ndagenda ibintu byanjye ndabibika, igihe kigeze nyine nkora ubukwe. Ubwo rero narabwiye Imana ngo izampe ubukwe buri mu imodoka, nta mwene wacu ngira utunze imodoka uretse ubu ngubu, ariko icyo gihe nta wari uhari. Mbwira Imana nti Mana uzambabarire ubukwe bwanjye buzabe burimo mu imodoka, kandi korari zamperekeze, ntazagenda nk'umuntu utararirimbye. Ubwo korari nayo kwari ukuyikodeshereza, nayikodeshereje imodoka iramperekeza, ikirori kirashyuha. Ego korari naririmbagamo nyine y'Umusumba iramperekeza, iraza iraririmba, ubukwe mu rusengero buraba, baradusezeranya. Ariko nanjye ubwo aho natahaga sinari impazi, narakeye rero ese waje gushaka utaragera mu rugo. Nari ntarajyayo kubera ko ahantu twari dutuye ntago aho umuhungu yari yarubatse hari haturanye n'iwabo, kandi nanjye sinigeze njyayo. Nagiyeyo bwa mbere batwerekana, ubwo nta bundi nigeze njyayo. Uwo munsi nibwo nahabonye. Ubwo tukimara guhinguka nk'ihiririya mbona Yesu we, abantu batangira kongorerana, abantu batangira kuvuga. Nuko kuko ubwo imodoka zaraje nyine ziraparika ahantu mu muhanda, abantu bakongorerana ati we ati wabura mukobwa disi nabakira ati rwose, kuko nari mfite ibintu byinshi imodoka yari yuzuye ibintu. Ubwo rero tugiye kureba aho gutaha dusanga ku bigaragara mbese nyine naho ngaho. Ubwo ari yo ku rugo hari hariho nk'atatu, inzogi bari baziteye mu gitondo ngo yagiye kuzana umugeni asize, bagiye kuzishaka ku Kivumu. Mbese urumva byari iyo foto nawe uyiroreye, byari ibyondo, byari ibintu bitose. Noneho ngo bakwega amakuru ngo bakavuga ati nimuveho murabibirindura. Ndibuka ko ngo harimo umusaza wanjye warize, ngo ararira rwose, abantu barabibona ko yarize. Nuko ubwo rero ubukwe mbese muri make nuko bwari bumeze. Rafael rero, ni amakuru maremare rero, aho harimo inkuru nyinshi cyane. Rafael nta wari uhari, nakoze ubukwe yaravunitse. Yari yaravunitse. Ndibuka ko buriya iyo mvuze ngo Imana ni umubyeyi utarya abana, mfite impamvu nyinshi zituma zibivuga. Ni ukuvuga ngo ikintu cyatumye ubwo bukwe atabuzamo yari yaravunitse. Noneho ubwo mu gukora ubukwe urumva nta kintu na kimwe yigezamo, cyakora uretse ikintu cy'ikisabo gicuma, uruntu rw'urucuma, umuntu w'umuturanyi
umuntu w'umuturanyi yamutwerereye yari yejeje ibicuma arangije aragenda araruca ku ruyuzi nyine ararumuzana aramubwira ati ntufite ubukwe atakira kino gisabo atugende ugitunganye neza uzagihe umukobwa. ubwo rero urwo rucuma mu bintu byose umukobwa atahana icyo gicuma nicyo uwo mubyeyi yampaye kandi nabwo n'uwari ukimutwerereye. ubwo yaragiye arwanika hejuru y'inzu ahantu ku kiraro cy'inka arwanikaho akimara kurwanika. ubwo rero urwo rucuma yagiye kurwanika aho hejuru y'icyo kiraro nyine. ubwo munsi y'inzu iwacu hari umugunguzi, ariko muri iyo minsi kugira ngo uwo mubyeyi atazagira ikintu ama yatangiye kujya agenda avuga ati ubukwe ntago bigeze babumbwira, ati sinigeze menya ibyo ari byo, ati dativa ntigeze ambwira sebukwe ukuntu yitwa, kandi invitasiyo narazimuhaye. kandi ubwo uwo musaza yahazaga mu rugo kenshi bakanaganira, ariko kugira ngo nyine abyikureho akajya agenda avuga ati buriya murokore nta nubwo yigeze abimbwira, ati nta nubwo yigeze ambwira amazina ya sebukwe ukuntu yitwa ngo nandike impapuro njye gutumira njye gutwerereza. atangira agenda avuga utugambo twinshi, noneho yavuze utugambo twinshi. noneho ngiye gusenga Imana irambwira ati dore ni ngewe watangije umurimo w'ubukwe, umuntu uzabyivangamo nzamukubita no ku gikuta. noneho ubwo umusaza yaravuze bigeze aho ngaho pasiteri wari utuyoboye agomba kuza kudusura kugira ngo amenye ibyo bintu. akavuga ati se ubu bukwe aba babyeyi nibadashyigikira uyu mwana bizagenda ute? aza kudusura. aje rero arababaza ati se ubukwe mubwiteguye mute, bimeze bite? aravuga ati mva tabarukore murakundirana, ati ibyo bishingirwa muzabimuhe, ati ubwo ngubwo ati murakundirana muzabimuhe. nuko ubwo rero mu gukora ubukwe uwo musaza muri iyo minsi yagiye gutaragaza rwa rucuma hejuru y'inzu nyine, abarakonkobotse yikubita hasi baravunitse. ndibuka ko musaza wanjye yambwiye ati rero buriya ntubabazwe n'uriya musaza ko avunitse, ati ni Imana imuvunnye. ati yabonaga Imana yamurebye ibona afite umunwa munini cyane, ati ahubwo iyo yamuvunnye umunwa ntimuvune amaguru, ati uriya munwa we wari ukabije. mu gukora ubukwe n'izo mpamvu zatumye uwo musaza badahari nyine, yari yibereye mu rugo ariko yari atangiye gusindagira, yabashaga kujajaba mu tuntu twaho ngaho nyine akurikirana ikirori, ariko ntago yabashije kuza gushyingira. ko rwose ugeze iwe urugo murarwubatse kandi koko mufite urugo rwiza ruhamye, ese kuki ukunda kumwirahira cyane? nuko rero buriya hari ibintu byinshi njya ndeba, kuko njya ndeba nk'ingo nyinshi ukuntu zubatswe muri iyi minsi. nk'umuntu yakubwira ibibazo afite mu rugo rwe, njyewe kuko najyaga mbwira Imana ntuzambabarire sinzashaka umugabo ntuka, umugabo unyita ikigoryi, mbese niyo ubundi kuntuka niyo mbwiye ngo ikigoryi mpita numva kuko ndi ikigoryi. ubwo rero najyaga mbwira Imana ko najyaga mbibona abasaza banjye bita abagore bayo ibigoryi, njye nkumva birambabaje, nkabwira Imana nti Imana uzambabarire ntuzampa umugabo unyita ikigoryi rwose. ubwo rero oya ntago ibintu by'amashyengo y'ubugoryi njya mbikunda, kuko ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo ijambo ryanyu ribe rizima ridafite umugayo. ibintu byo gutebya nkora ibyaha simbikunda, mba numva ntabikunze. ubwo rero impamvu njya mbivuga nuko njya ndeba umuntu akaba igihe umuntu aza akambwira ati mfite ibibazo bimeze gutya na gutya, ntareba ko ibyo bintu njyewe ntabyo mfite, ngira izindi ngamba ndwana, ariko urugamba rw'umugabo rwo ntarwo mfite. nkareba nkavuga nti Mana koko ntiwandebeye kure, utajya ko umugabo umeze gutya ntubumva narasaze. noneho mbwira ikindi kibazo cy'amatsiko. yego uboneye mu isura ya bodaboda aje kubikubwira, ukibuka ibyifuzo wari wahaye Imana ko ushaka umusore wo mu kirere, akaza mu isura ya bodaboda, mu by'ukuri we kubyakira wabyakiriye? ntago nyine nabyakiriye, ntago nabyakiriye, ariko numvaga ubundi Imana itabikora, nkavuga nti ntago Imana yampemukira, ntireka reka ntagaruriye, ahubwo buriya ni abahanuzi bamushutse, ntiburiya baramubeshye, numva ko bamubeshye nyine. ubwo ibyo gusenga sinigeze nasenga, kuko amakuru ubundi nari nyafite, ni narayakuye Icyangugu, kuko nkimara kuvayo nahise mbona uwo muhungu azambangamira byanga bikunda. umuntu nibukaga nkareba hirya nkongera nkareba hirya, numvaga byanga bikunda bitazampira, kuko icyo gihe uwo muntu wabimpanuriye yarangije ubuhanuzi arambwira ati muko ati mbonye atushaka umugabo rwose ati w'umukene, ati ahubwo ati n'abandi bose mwari inshuti, ati barakubeshya,
ati dore hagiye kuza ahubwo abandi bahungu batatu, ati hagiye kuza abahungu batatu, ati ariko umwe muri bo niwe muhungu wawe. Ubwo baraje nyine, noneho nawe araza, ariko numva Imana ntiyabikora, ndanabyihorera nikomereza gahunda nari ndimo n'uwo twakundanaga, mbese numva iby'abakene ntabirimo. Noneho rero nza rimwe tuza kujya gusengera ahantu i Nyanza ya Kicukiro, tuhahurira n'umushyitsi wari waturutse Ibyumba, arangije arahambwira ati umushyitsi waturutse Igitarama, ati mbonye ibintu bikomeye. Ansomera ijambo riba muri Samweli yuko ngo ingumba ibyaye 7 ngo abari abakungu ngo baracebye, ngo bagiye amara masa, noneho ngo azamuye ngo batindi ngo bakuye ku cyavu ngo bicazanya n'ibikomangoma. Ubwo umuntu arangije arambwira ati muko, ati umuhungu uri kwanga muri iyi minsi ameze ati. Numva birambabaje, ndavuga se Imana igiye kunsebereza ni Kigali koko. Ubwo nyine ariko amakuru ndayamuhanda, ndavuga ntari kubona simushaka rwose, reka. Ubwo arangije arambwira ati rero wa mukobwa we, Emira uriya muhungu nuriye. Arangije arambaza ati gucebura bizi? Ntago mbizi. Arambwira ati Gitarama ni muhinga imyumbati n'ibijumba ntiturabihinga. Ati rero ati guceba ni kwa kundi mukura imyumbati cyangwa ibijumba ukabimaramo ukaba wasubirayo gukuraho wakuye nanone. Ati nibyo guceba. Ati rero bo barabakungu, ati baracebye, ati ahubwo abatindi b'Imana bazamuye bicazanyije n'ibikomangoma. Ubwo naho ntago nizeye, navuye aho ngaho nyine numva wa muhungu nteye umujinya, ariko nkumva nkavuga nisi uko nzabigenzana, ariko nditahira mpita numva ncitse intege, ibintu byo gusenga ndabireka. Najyaga nyobora korari, kuko ubwo iyo twasengaga muri korari ninjye wayoboraga amasengesho, ninjye waruza abantu benshi b'abanyamasengesho cyangwa se b'abarokore. Ubwo nyine nabyo ni ubuhamya burebure bw'ukuntu Imana rero ambwiye ko nzamuye muri korari, nabyo byavuye ku bundi buhamya. Ariko ubwo icyo gihe najyaga muri korari nariye nkavuga nti Imana n'ubundi yarampemukiye, nti n'ubundi se narayisenze impembye iki ko impembye uriya muturage nuko. Ubwo iwacu ntabwo hari kure y'urusengero, twajyaga nko mu masengesho nabanje nko kurya nkabanza nkirira ngo ubwo ndimo ndahimana, narangiza nkabona nkaza ngasenga, mbese akundi. Ariko ubwo n'ubuhamya yashakaga. Ubwo birangije gusenga, abantu bambwira ati tujye muri groupe, nkumva sende bugiye genda mu muntu waho ngaho gusa, numva ntazi ibyari byo. Ikindi kibazo cy'amatsiko rero nabyo ubu kugera no munsi tukoze nk'umutayeri. Ese ukiri mu rugo wari umutayeri icyo gihe, ko wenda nakazi Imana yakuremeye inyuma? Oya, nkiri mu rugo n'ubundi nibyo nakoraga, ahubwo ni nabwo nabikoraga cyane. Ibyo byatumye wumva rwose gushaka umuturage bitanga? Kuko ngiye nakoreraga Muhanga ku mangazini y'Muhanga, kandi rwose mbona n'amafaranga, niyo mpamvu. None si urebye ubu ngubu ubona mu rugo rwawe hari igikehanyo cyatuma uvuga ati Imana yarambeshye? Oya rwose, Imana nta kintu nigaya, ntacyo nigaya rwose. Dukomeje tugiye kugera ku kintu nyirizina ari nacyo cyatumye hano tubahamagara ngo tujye twabasaba rwose, tubwire ese iri jambo mu by'ukuri wihariye no muri Bibiliya ntaho narisomye ndibona cyacyo hari abantu benshi wenda basoma ko babasha gusoma kundenza iri jambo Imana ko ari umubyeyi utarya abana. Ese waritekereje? Buriya rero Imana dufite ibintu byinshi byo kuyivugaho. N'abatubanjirije hari ukuntu bajyaga bayivuga. Iyo urebye uko yabwiye Mose siko yabwiye abandi bantu, buri wese Imana yagendaga imuhamagara, cyangwa se nawe akayisanga akayita ukundi kuntu bitewe n'uko ayibonye. Hana nawe yarayiririmbye arayivuga, avuga ko ngo ari uwera nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Ubwo Hana yabonye ari nta gitare kimeze nkayo. Dawidi nawe arangije ayivuga ukundi kuntu, n'abandi bagenda bayivuga ukundi kuntu. Noneho ngiye impamvu nkunda kubivuga, nagiye nyibona kenshi aho ntabonye abantu, iyo narayihabonye ibintu byagiye binanira abantu, nagiye mbona yibikora. Ibyo abantu bagiye birengagiza, iyo nabonye itabyirengagiza ibyitaho. Imana itararebye nyine kuko ndi umwana w'umukobwa
ungana njye ubundi njye nkubwira ngo nkunda umuntu ubyibushye wumve ko mukunda njye nabonaga akantu gatoya kagakara ariko Imana y'ibyo ntago biyireba nta n'iki byitayeho iyo ishatse gukora irakora buriya rero impamvu nkunda kuvuga ngo ni umubyeyi utarya abana ni impamvu nyinshi ariko mu byo ngenda nshingiraho ahanini ni ukuntu yankoreye ubukwe ikankura kwa Rufayire ititaye ku magambo yavuzwe n'abantu ititaye ku byo abantu bavuze yuko ntazabona n'untera inda ititaye kuko nyakagore rutanyagakobwa ibaze kugira ngo byakubwira ati nyakagore rutanyagakobwa ariko Imana yo ntiyabyitaho iravuga ati ariko ngiye nzaguteturura kuko ntandukanye n'abantu ubwo rero ngewe nkiri iwacu n'abantu bafite isambu iwacu bafite isambu nini cyane kandi itari imwe noneho hari isambu bari bafite ahantu bita Nyarubaka ahantu hafi n'umurenge nyine noneho iyo sambu twajyaga tubabwira ati mureke tuyigurisha babahaga 3,000,000 n'igice icyo gihe umusaza aravuga ati reka ati hariya naho nihahiye ntago ari isambu yo kwa sokuru wanyu namwe nimukenera guhahira abana banyu muzabahahire ariko isambu yanjye ntago nzayibahaho noneho icyo gihe banga yuko yanga no kuyigurisha kandi yaragiye kuyigurisha bamubwira ati byibuze buri mwana uzamuheho 100,000 aravuga ati isambu yanjye ntago nzayibaha nzabagabanya isambu yo kwa sogokuru wanyu ariko iyo nihahiye sinzayibaha impamvu rero Imana ari umubyeyi utarya abana naho henshi nagiye mbibona umusaza yo sambu arayitwimye yanga kuyiduha aravuga ati iriya ni yanjye namwe muzahahira abana banyu n'abantu bakamwigisha bakamuga ati se muzehe ko umuntu hahahira abana kubera icyo baba harashyize umuntu uyibaheho ati ntago nzayibahaho ubwo agiye kubagabanyaho nyine twari dutuye arabyanga aravuga ati abana bo barabyanze umusaza aravuga ati ntacyo ni mubyihorere mundusha ubwenge bwo mu ishuri ariko ntago mundusha bwabavukanwa ubwo kwagurisha yarabyihoreye no kuhatanga arabyihorera noneho birangije nyuma yabwo yafashe umwana umwe mu bana yabyaye aragenda mujyana ku murenge abari w'iyo samba yandikishaho ayiha uwo mwana umwe wenyine abandi arabihorera ni ukuvuga ngo rero Imana nagiye nyibona itandukanye n'abantu iyo yaravuze ngo umuhanga yose Petero niko yavuze ngo umuntu wese uyubaga akora ibyo gukiranuka yiramwemera Imana rero nabonye itandukanye n'abantu Imana itandukanye na data wambyaye ntago ari kwiteye nibe nayo rero njya kunna kuyibwira nti nibe nawe Mana ntago uteye nka Rufayire ubwo rero byararangije nyine iyo sambu birarangiye abayihaye uwo mwana nyine abandi baramangamanga barebye aho ngaho naho bumva habateye umujinya ariko pirarangira njye ndagenda ndavuga nti rata muzehe bariya n'abakire baba ni Kigali ntibanahinga njyewe akanje kanyihere aravuga ati se ko mwahanze niba ari abahanze njyewe nyihera ubwo ahanje cyakora barahanyihereye aho ngaho nuko ubwo rero birangije nubwo nabaga iwacu gutyo mu isambu ingana gutyo umubyeyi afite isambu nini njyewe najyaga guhinga ari uko twatishije muhaye amafaranga cyangwa se gukodesha hari abavuga kwatisha cyangwa gukodesha njyewe kugira ngo mpinge namuhaga amafaranga kandi narangiza nkamuha menshi ntabwo namuhaga make mu isambu ya papa wanjye nyine nk'ibiwacu nkamuha amafaranga kandi akanca menshi ayashaka kavuga ati nimuhihorere hihorere hazajya hameramo ibyatsi nta kibazo ubwo njye naje gusoma ijambo ry'Imana riba mu gutegeka kwa 2 ibice 28 ni ijambo rivuga ngo nugira umwete wo kubaho Uwiteka no gukora no kwitondera amategeko yanjye ngutegeka uyu munsi ngo nzaguha umugisha ngo mu mirima ngo nzaguha umugisha mbese ku ijambo rivuga noneho icyo gihe sinahingaga nirumva nabyukaga nigendera gushaka amafaranga nje gusoma iryo jambo rero nsanga hari n'umugisha Uwiteka yemereye abantu wo mu mirima ntangije nabana ariko uko nahinga naza ko nkumugisha wo murima zawushyiraye nibwo nize kutangira kujya natisha umusaza nyine nkamuha amafaranga noneho namara kumuha amafaranga kandi yancaga menshi namara guteramo imyumbati umusaza akagenda agateramo ibirayi nkamubwira ati se ko wateyemo ibirayi kandi nshaka kuzasanzamo ibishyimba kambwira tumva muko atumva nkubwire ahati isambu ni yakabono kanshimye ntago ari yo kwa sobukwe
ati niba ushaka gutegeka amasambu uzajya gutegeka yo kwa sobukwe. Kandi ubwo nta n'umusheri nari mfite wenda byibuze ngo avuga ati uyu mukobwa wenda bafashe irembo kwa sebukwe harahari, reka ayo makuru nta na yari ahari. Gusa ubwo yabimbwiraga gutyo niyo mpamvu Imana ngiye nyibwira ko ari umubyeyi utarya abana, nuko nabonye muruta, nabonye ntaho bahuriye. Se wambwira ukuntu niba umuntu ataguhaye umurima nk'umubyeyi ukamuha amafaranga, kuki atareka ngo unahinga uteremo ibyo ushaka guteramo? Ubwo rero nyine akambwira atari ku isambu si ya sobukwe, isambu ni akabono kanshimye, niba ukeneye kuzajya gutegeka uzajya gutegeka iyo umugabo wawe. Ubwo nyine ngaceceka. Nuko ubwo rero aho nashakiye umugabo nabwo urumva naravugaga nti uko biri kose ibibazo birakemutse, wa Rufayire ntazongera kumbwira ko isambu atari umugabo wanjye. Ariko ahantu naboneye Imana ari umubyeyi utarya abana, si ubwo kubyumvikana uwo mubyeyi urumva atarandiye, yarandiye. Twagiraga kwatisha nkamuha amafaranga, yarangiza akambuza n'uburenganzira bwo guhingamo ibyo nshaka. Nuko ubwo ngenda mpabonera Imana ko ari umubyeyi. Birangije nyine nkora ubukwe, databukwe nta sambu nini yari afite, ariko ko yari afite nta kibazo, burya ari ukuntu umuntu akwereka ko ntaho guhisha. Twaragiye urumva hari nabo bari baduharaye. Ubwo umugabo wanjye nawe yakoze ubukwe iwabo, nawe nyine yari we wa mbere. Birangije urumva kubigaragara icyo kirori cyari kuba gishyushye, kuko ariho n'ubwa mbere bari bashingiye, ari n'iwacu n'ubwa mbere bari bashingiye, ariko hose siko byagenze. Umubyeyi nawe yajya bivuga akavuga ati njyewe Imana niyo mubyeyi nabonye, nta babyeyi njyewe ngira. Ubwo kugeza ubwo ngo yatangiye kubaka nyine urumva nta bushobozi bari bafite, ariko burya ari ukuntu umuntu umufasha ibyo ushoboye. Ngo yabwira umubyeyi we ati se byibuze wamfashije tukabumba n'amatafari, cyangwa se nk'imvura yabiguye akamubwira ati wamfashije tugatwikira, akamubwira ati reka ibyo sinabivamo. Nuko ubwo rero nawe aragenda arirya arimara, kugeza ubwo nako n'ababyeyi bubakira abana. Ubundi mu muco wa Kinyarwanda ababyeyi bubakira abana n'isuka ebyiri, twebwe batwubakiye n'isuka imwe, baduhaye isuka imwe. Noneho ndangije ndanamubaza nti se ko baguhaye isuka imwe njyewe sinzahinga? Ati nyine byihorere. Ubwo rero twaragiye nyine tukajya duhinga aho dushoboye. Noneho rwose bukeye hashize igihe ngira ngo ubwo ngubwo turi abantu bahaye nyine nta kibazo, ubuzima burakomeje, mbona bitangiye bihinduka. Buracya umusaza aramubwira ati ariko urabizi Dominati ntabwo ari we nabyaye wenyine, ahantu yari yaraduhaye ubwo urumva twari twarateyemo insina zitangiye no kwana. Umusaza nawe yaraje aragenda ateramo intambwe, nawe arahatwambura, nta za nsina zacu twateye arazitwambura, umuyenzi awuterera munsi y'urugo. Noneho n'ahandi twahingaga arahatwambura, kugeza ubwo we yagiye no kurega, kandi aba ari njye wajya kurega. Urumva yari kujya kurega byibuze umuhungu we, ariko aba ari njye warega. Aravuga ati njyewe ati sinshaka, ati nibasarure iriya myaka yabo iri mu murima wanjye. Noneho kuburana na sobukwe ntibaza ukuntu turi buburane, ntumva simbizi. Tangije ndabana ariko rero nje nta kibazo mfite, niba bahashaka nibahajyane. Kubwo aravuga ati niba batemeye kuvamo nibampa amafaranga y'icyatamurimo. Ndavuga nta kibazo nzayamuha. Ngiye mbikojeje umuhungu we aravuga ati reka ati nabamuhasa yiki. Ngije imyaka twarayiretse ipfira muri uwo murima, nyine bajyana umurima wabo. Noneho nyuma ndibuka hari igihe yankomangiye rwose azindutse, araza arambwira ati dati nditaba, ati ngwino tugenda, ati nkwereke. Ati niko, ati kundandurira ibiti, ati kundandurira imyenzi. Ntise muzehe ni hehe nayiranduye? Ati vayo urebe, ati vayo urore. Kandi n'ahantu bari bareteye nge sinari nahazi, nta n'umwanya nabonaga wo kwirirwa ndajaba mu mirima rwose, reka. Nuko ubwo naragiye ndamubwira muzehe rwose nge nta menzi nigeze ndandura. Ati do, ati nkureba, ati umenza hano ho wari uteye, atazi ho wari uteye warawurandura. Ndamubwira rwose ntabwo nigeze nkurandura. Arambwira tumva nkwiyame, ati isambu ntago ari iya Rufayire, ati nkwiyame mu isambu yanjye, ikibazo nge nkigirana na Dominiko niwe mwana wanjye nabyaye. Rero aha ntago ari mu kwa Rufayire, aha ntago ari mu kwaso, iyi sambu ni yanjye.
rero iyo mvuga ngo Imana ni umubyeyi utarya abana niho nayiboneye. Nibyo byose ngenda nshingiraho, nkareba kwa Rufayire, nkareba kwa data bukwe, nkareba ukuntu umusaza yatwambuye isambu twamaze guteramo n'insina, nkareba ukuntu yatwambuye umurima tutanasaruye imyaka yari irimo. Mpita mbona Imana yo irabaruta, mpita mbona Imana yo siko iteye, ni umubyeyi utarya abana. Nabonye iyo ari Imana nziza, ni ukuvuga ngo ubwo byararangije ahantu hose barahatwambuye nyine biba birarangiye, twumva umuyenzi bawuteye munsi y'urugo undi bawutera ku irembo, nyine dusigariraho. Ariko ahantu Imana ibereye umubyeyi, Imana yaduhaye umugisha, natwe igenda iduha umugisha, tukagenda dukora tukabona biremeye. Kuko navuye iwacu bavuga bati ntago bizemera, ati icyo bikoze, ati umugabo we ngo yacuruzaga ifata acuruza ifu y'ubugari, atazajya agenda, ati bacyura agafu k'ubugari nyine barye, ati naho ubundi ubuzima ntabwo rwose nta kigenda. Ariko ahantu naboneye Imana yo ko ari umubyeyi utarya abana, ntago yita ku byo abantu bavuze, ntago yita ku byo mbese abantu bakuvuga, yishatse gukora yirakora. Imana yaradufashije, turakora biremera, tukabona tubashije kwigurira umurima, tukabona tubashije kwigurira undi. Mbese bwa butaka rwose kugeza ubutaka dufite ntaho buhuriye n'ubwo kwa muzehe wa undi wambwiraga yuko isambu atari ya Rufayire. Mbese ubwo rero Imana yo yambereye umubyeyi utarya abana, mbona Imana yirabaruta. Mfite umwana w'umuhungu ujya atekereza ku Mana, mbese wenda ubwo barimo baganira nk'ukuntu Imana ikora, akavuga ati buriya niyo yaremye mu ijuru, ati buriya se kuko ati ibi byose mbese, yarangiza akavuga ati Imana irarenze Mana. Ni akana gato ariko aravuga ati mva ati Imana yirarenze. Rero nshingiye kuri ibyo byose mbona Imana ari umubyeyi utarya abana, ntago yitaye ku mikorere ya data umbyara, ntago yitaye ku mikorere ya data bukwe. Ari we nari nsanze nzi ngo ubu ni umubyeyi nyine wenda byibuze muri gatoya afite, muri gatoya mfite, ntago ariko byagenze. Ariko Imana yo nabonye baruta, Imana irabarenza. Arigere rero mvuga ngo Imana ni umubyeyi utarya abana, njye mbona mfite amagambo menshi mu kanwa, ariko ngahita mvuga ngo Imana ni umubyeyi utarya abana, nkumva mbese ndabivuze. Abantu bo nta kintu bashobora kukumarira. Hari n'igihe umwiringira ukagira ngo hari ikintu azagufasha akanakikwemerera rwose, ariko ku munota wa nyuma. Kuko ndibuka ko hari igihe ubundi ahantu twakoreye ubukwe ntago ariho tugituye, twarahimutse. Ndibuka ko hari igihe twavuze ngo tugiye kubaka, noneho turangije nza kubwira umuvandimwe wanjye umwe, ndamubwira nti rero turi kubura amafaranga makeya, none tuguriza. Arambwira ati ndaje nyaguye. Arabinyemerera, arambwira ati ndaje nyaguye. Mba hafi ya telefone mvuga ntibaraje yasunike. Noneho namuhamagara mu kanya akambwira ati ndaje, mu kandi kanya nkongera ati ndaje. Buriya rero hari ikintu mvuga ni Imana wowe uruta bene Rufayire, ntibe nawe urabaruta rwose. We ntago ujya ubeshya, ntago Imana igira ubugambo bw'ubujajwa, ntago ishobora kukwizeza ibintu itazakora. Mbese yo ntago ituragira nk'abantu. Ni ukuvuga ngo abantu kubiringira umuntu aba yishutse, kuko n'umuririmbyi yaravuze ngo abiringira abantu bo barabahemukira ndetse bakanabakoza isoni. Icyo gihe ndibuka ko namwizeye, nurumva ntiyampakaniye, yarambwiye ati ndaje, nguma kuri telefone. Bigeze aho ngaho mbona ntibyemeye, ubundi nyihamagaye nsanga yanavuyeho. Bigeze aho yongereye kwemerera, arambwira ati rero se umugabo wawe ntari i Kigali? Nti niho ari. Ati noneho umubwire aze kumpamagara. Mba ndamuhamagaye ntimubwire noneho muhura aguha amafaranga. Arangije amuhamagaye nawe telefone asanga yayikuyeho. Rero kwiringira abantu, kereka wenda niba abandi bo babiringira bikemera simbizi, ariko njyewe abantu byaranze. Imana niyo mubyeyi nabonye utarya abana, ngo niwe urukingura bikaba birabaye. Rero bwira abantu, hari abantu buriya babona batinze mu kigero cy'ubusore, barangiza bakiheba, baguma n'abasezeranyije, rimwe na rimwe hakaba n'abavuga ko atari we yavuze. Abo bantu ntiwabakomeza. Rero njye nuko wenda igihe kizagera umuntu akavuga Imana, sinzana umuntu azayivugira, ariko tuzayivuga. Ubundi njye mvuga ntiwazamu nkajya nigisha abakobwa n'abahungu. Ubundi uko biri kose
niba Imana yarankuye kwa Rufayire ndagakobwa kagakara kangana gatya ndagakobwa kagakara gasa gatya nyine kwa Rufayire ntugire ngo ni no mwikaritsiye kwa Rufayire ntago ari mwikaritsiye hoya ntago ari mwikaritsiye rwose dore n'umuriro watunyuze haruguru ni mu cyaro niba Imana yarakoreye njyewe dativa uko Rufayire kankorera ubukwe ikankurayo ugira ngo hari undi muntu itahakura kugeza ubu nta muntu itahakura uretse wagira intege nkeya gusa ijambo ry'Imana mu migani ryarambwiye ngo kwitonda ukarindira byemeza umutware byibuze umuntu wese ukiri kuri uwo musozi niba Imana nanjye yarahankuye ku myaka 27 ubwo nakoze ubukwe mfite 27 nta nundi itahakura usigaye kuko nagiye mbona abantu benshi Imana ibakorera ubukwe gusa hari umuntu tujya tugana akambwira ati nibe nawe shawe yagutabaye hakiri kare noneho bitewe n'urwo rwego none se niba umwana w'umukobwa yibere wabo wenda ku myaka 30 ese akaba ataramubwira ko nyakagore rutanyagakobwa yashingira kukiyiheba n'ubu ngubu hari igihe nje ndeba nkavuga ni Imana warakoze ubiyomba nkibayo ubu mba ncanukaka ntago biba bigishoboka kuko nubwo byari bigeze ku rwego ntari nkirye wacu byari bigeze ku rwego ntari nkirye wacu naratahaga ngasanga babimaze ngataha ngasanga babimaze ngasanga ntiwamenye yuko urwo rugo bigeze bateka kandi rwose ntago ari ibiryo bike babaga bafite buryo bashobora guteka duke bakaba babura uko batwara ariko siko byabaga bimeze gusa bo bakoraga ibintu kugira ngo hari nanjye ngira ubuti kugira ngo hari nanjye mbone ko aho hantu ntakigomba kuhaba ni inzira ndende ni ubuhamya bwinshi bwagiye bucamo hagati aho ngaho ariko Imana yo nayibonye ari umubyeyi utarya abana yo nanjye yaranteturuye mu bandi nanjye nambara ivara nanjye ndabyara nanjye ndaheka gusa hari ikintu nari narabwiye Imana hari ikintu nari narabwiye Imana naribwiye ngo Mana uzambabarire ninkora ubukwe uzambabarire umugabo naramusengeye nubwo ntamusengeye igihe kinini nta mwaka washize musengera ariko ayo nasenze yaramvuniye yaramvuniye naravunitse ibintu byose byaramvuniye byaranduhije urumva sinababwiye no kumukunda ukuntu byampenze ukuntu byandaje mu butayu ngira ngo mukunde nkavuga Imana nanga umugore w'ingare nanga umugore utubaha umugabo kandi umuhungu bw'umunsi ndagiye gutyo sinamukunda byibuze uzambabarire mukunde reba ukuntu nkumva rwose ntibizemera nkavuga usuzugura kandi nanga umugore usuzugura umugabo ubwo nabyo ni amateka maremare ukuntu byampenze ubwo rero uko biri kose abantu wenda nk'abana b'abakobwa baretse kwiheba Imana yacu irakora byibuze umuntu wese yanabishingira akavuga ati Imana niba waratabaye dativa ko Rufayire ubwo njyewe wandika gusa mwaba mupfiki ko ijambo ry'Imana ryambwe ko nta kintu kizizima abantu bagenda batunganye niba umugabo ari mwiza kandi abakobwa bagomba kumuhabwa ugire ngo Imana izima abagabo abakobwa izababaha gusa barindire kwitondukanira byemeza umutware ikindi kandi mbona kubwiza Imana ukuri ukabibwira uti Imana se niba abantu bakuvuga kandi Imana nayo ikabibyumva ugire ngo se kubibwira hari ikintu bitwaye hari ibintu najyaga numva nkafase koko umukobwa yamenya ajya gusenga avuga ngo ikintu byaba ari n'uburaya ntibyaba ari n'ubushinzi kujya gusenga Imana mu umugabo ariko buriya niba nyoko yatangiye kukubwira yuko uri ikibazo aho ngaho niba umubyeyi yatangiye kuvuga ko utarakamasa ubwo ibyo bintu byatuma rwose kuko udasenga nanjye nagiye gusanga njya nibwira Imana se kuko Rufayire ntamurenganyije ubundi uko ndakamaza azajyana ku isoko ku myaka wa magana 25 ndamumarira icyaha ngaha burya ikintu nabonye ababyeyi bashimishwa no kubona abana bahabaviriye burya umukobwa nubwo atabona ko ari ikibazo wenda n'umubyeyi atatinyutse kubivuga ariko burya iyo abonye abandi babyeyi nabo bakenyeye iyo abonye abandi babyeyi bicaye ku ntebe iyo abonye abandi babyeyi babambitse babazaniye bya biseke burya nawe aba yumva gishaka nubwo atabe ariko burya ku mutima biba biriho niyo mpamvu nabwira abakobwa ni ntugatinye kubwiza Imana ukuri ngo uyibwire amakuru uyibwire ibibazo ukuntu bimeze niba abantu batangiye kuvuga ko ushaje genda ubwira Imana ati bavuze ko nshaje kandi koko nanjye nabibonye mbona ndashaje kuko leta y'u Rwanda yemera umukobwa w'imyaka 21 none namaze kugira 25 namaze kugira 30 Mana utangira ubibwiza ukuri muri ibyo yaravuze ngo bwira Yesu byose ni inshuti yawe utijernye none se watinya kujya kubibwira Imana ngo utinya kuyibwiza ukuri ko ukeneye umugabo ugasanga ahubwo nirari riraje kandi riragufashe
ugira ngo sirari ryagutinya ngo nuko wanze kubibwira Imana. Niyo mpamvu rero burya hari igihe kizagera mbona umva abakobwa n'abigisha nkababwira mbese wenda niba batazi no kubivuga uzi ko nubwo muri ibyo byose nari mfite umukobwa wansengeraga cyakaba ibintu ntazi ibyo ari byo akambwira ati vambi kuvugire ngwino tugende ngende mbikubwirira Imana ngenzi kubivuga tukagenda nkicara akabimvugira ariko akabimvugira kandi kuko mbona Imana arabyumvise uko biri kose niba utabasha no kubyatura ngo ubashe kubyivugira burya hari umuntu wagufasha hari umuntu wabikuvugira uzi ibyari byo uzi no kubisobanura.